hanyuma Miki ni filime ya kabiri ukoze kuva watangira mwatangira gukundana we naga oya ni ya kangahe isi ya gatatu ahubwo harizo twagiye dukora akazamo ibindi bibazo bikangombwa ko tuzihagarika nk'iyitwa hari yitwa izo nizo tuba dushaka natubwire n'impamvu zahagaraganye twagiye izo nizo tuba dushaka kuruta izasohoka agagenda kwibukira oya mwibukiranye iya mbere yasohotse ikagira ikibazo niyi ari yitwa Munyana yarasohotse episode nka zingahe nk'esheshatu irakwama bitewe n'ibintu byasohokaga n'ibyinjiraga ntago byari bimwe mubonera homba oya nibyo tuvugisha kuri hano oya njye nayihagaritse bitewe nuko nabonaga ibyo nshaka sibyo ndi kubona ubivuze neza mbere wasohoraga menshi akinjira make urahagarika iyo uyikuraho iya kabiri ni my love itwaye duremo turi batatu agane wayihagaritse ayiho yikize afata mikoro tubwire wayihagaritse kubera ubwo niho ugezweho cyatumye bahagarika filime hasabwamo ibintu byinshi filime harimo abantu babiri abantu babiri amaraso ashobora kuba atakorana inde nande ubwo haje muri regisi kumukeba haje oya nabenda hamwe icyo gihe ikintu cyabayeho pundi kugira ngo byumvikane tuvugishe ukuri icyo gihe ntabwo abagabo bitwa bakeba akareka utazita ikintu cyabayeho dusobanure twe ntabwo tuzi ikinyarwanda tuba batoye twabazaga abagabo nabo bitwa bakeba ega ntagara oya regisi so nagara umukeba kuko nta mubano uhambaye twagiranye ku buryo wamuha iyo titire ese ko nabonye kujye ntabyo nzi narabibonye kuri social media agatubwira impamvu filime yahagaze ikintu cyabayeho abantu byo bamubaje n'Ibinyarugenge umuntu ukamugisha nk'umugira mu main filime yamara kugera kure umuntu yakubwiye atari kubure yagiye mbaye ngiye kandi urumva situation twe turimo twe twaravuga ngo ntacyo kuko musanzwe mukina namukomeze mukeneye nta kintu bintwaye nawe ajya dukore iwacu yego it's okay nta kibazo ubwo rero mbona ni ibintu bishaka kuzaza mu myaka igiye kuza kuko nyende bahazaza ati rero buraga ngiye mvamo kare ngatangira utundi tuntu ahubwo mbona ashobora kuba nakubakira ku mugore wanjye cyangwa ku wundi muntu atuzazamo ibindi bintu uyu nguyu aramutse ananiye yarara muri saro ariko mu gitondo project gakomeza ariko no mu gasozi mwana yego wamubwira ngo ubundi cyahitana ntiyakimuka yego yakomeza akakiryamo kandi yagutesha umutwe niyo mpamvu yahagaze niyo mpamvu wabaye yahagaze byabaye nk'uko ntabwo mwe gushyira muri muntu ujya kumera nkawe cyangwa ntawe uhari oya urumva hari ibintu ari tafaking urugero ubu aka kanya hari umuntu waza mu isura ya pundita gakora arahari pundi turagorana agayakubwije ukuri ukuheze agakubwiye yuko hari ibihanga bibiri bitatekwa mu nkono imwe ariko ari gushaka igihanga gishobora kwigana cyane oya ntago bikundira iyo byanze bimena inkono urabireka umushinga kubera umuntu umwe uvanamo ibihanga ugateka ibijumba bigashya iyo bavuze ngo havuyemo umwe nitwarya bavushatse kuvuga iki regisi regisi muri mayirava yego oya urumva icyo bashatse kuvuga hari ikinyekigo iyo kirimo bya bintu bigira nyine ireme kandi bikanakunda sibyo kandi urumva iyo filime yari twubakiyeho turi batatu rero kugira ngo umwabure kandi n'afite andi maproje agomba kwitaho narebye ndavuga ati reka tuyagarike dutangire ibindi yego kandi ibyo twatanganye nabyo bimeze neza abantu bari kubireba niyo mpamvu ubwo uza gushishikariza abantu bakajya kureba filime muzinyuza Agami TV show igihome Agami TV show niho muzinyuza episode ya 4 hariho aba subscribers bangahe biriho 51,600 ibihumbi yego simwe mwatangiye kuri 0 ejo bondi simwe wavuga ngo dore nyitangiye bareba ya Miki oya ni Agami TV show Agami hari Miki zose zirakora se Miki igeze mu 80 nuvuga ngo urusha abafana couple nuvuga ngo hagara kwiba oya vuga ngo chano ya couple niyo yirukanse vuba kuko Miki chano ya Miki TV show imaze igihe ariko n'ubundi ntukikoresha kandi iriho video za buri munsi noneho kuri mu gihome se n'icyo abantu bitega kurebamo ni filime ifite inyigisho filime nyine ngo kuri tube barimo barareba bari bavuze ngo bakwerekane barimo barekaramo
Okay, babarebe kuri YouTube uri kumva ariko yeme nawe n'umugabo yakuyemo arahita ajyaho najya kuvuga ni filime nyine nziza pe abantu bayikunze cyane buriya filime yo kugera hafi mu 60 ku munsi aribwo igitangira 60 episode ya 3 episode ya mbere numva yenda kugira 100 mu minsi 4 ukumva nyine ni filime nziza irimo inyigisho ko ngiye nkunda ko dukora story zabayeho apana story mbyutse mu gitondo mwitekerereza ni story umuntu aba yagiye yumva abantu batandukanye uburyo hari abana bavukana ibibazo nabo batiteje bagahezwa. Okay, nkurikije iyo story nuko imeze rero hari aho nzabarangira mujye gusura ama real stories nkayo ngayo. Hari umumama ajya se nigeze mukubwira pundi w'Ubugesera ufite ikigo nk'icyo ngicyo gifite abana nka 22 cyangwa batariyongereye ubwo meruka yari afitemo nk'umunani bafite story nk'izo zawe. Yego urumva ko iyo ugiye yukura izindi story nanakura n'ibindi bitekerezo bituma bikomeza kwicuma. Niyo mpamvu rero navuze ngo iyo film ishobora gukorwa igakuramo inyigisho ku bantu. Okay, ko nyine tugaragaza ko uwo mwana amara imyaka 20 afungiranye impanga itazi kafite nyine nkuko nge ntabanzi ko mfite umuvandimwe afungiranye kubwiyo mpamvu yuko mama we na musaza we baramubujije kuza kukureba naga bava mu kagare aba nyine ibintu byose abimushiramwe aho ngaho none ngiye bangerageza kwinjira muri icyo cyumba umenye ikintu kirimo umwana yakuri iwabo muri famille yisanzura akabona abantu bahora bamubuza kwinjira abagerageza kwinjiramo. Yego rero hano filime igeze narinjiye mbona n'umuvandimwe wanjye ako sinabibwiye wacu ko nabimenye akuri mubi cyane erega nahoze nyireba kare ukuntu winjiye ugahita ubona ko umuntu ari impanga yawe kandi aba mu kagare nabyo wari urenze. Oya banza wumve ngendize uko nsa ndebye umuntu gusa nabimenye. Yego iyi filime idirectingwa na Aga promoter tujye ku bakinyi wahisemo gutaga Aga n'umushoramari handitse directed by ni mwenyemana ubwo editinga niyo wabyishimiye. Ninde wahisemo abakinyi? Twese twarafatanyije. Yego hazama n'igitugu ariko Aga ni ufite ijambo. Aga ni ufite ijambo nyine ese ari cyo tu nese pundi ubwo nyefite ijambo rirenze irya mail iby'abakinnyi n'iki ntago bimureba icyambere agarebwa n'iki icyo we ikimureba ni ukumenya amafaranga dukeneye nimba yatanzwe ibindi bikora njye n'umuhungu bita Olivier no kumenya niba mu rugo ari bubikurikirane neza. Inshingano zo nyine bagomba kuzikora ubwo ni izihe zo mu rugo zose sewe kuba udafite urugo bivuze ko utazi inshingano zo mu rugo ashaka gusanga nubatse nk'imyaka 10 ishize wubaka ikisi urugo ikigonyi se ariko hanyuma Aga mukanyura ariko nkarazemo akantu tinge n'umugore wanjye ubu byararangiye amaze guhitamo guhitamo byo ntabwo yabigoye Nyarugenge ifite time ukabona biranakunda ifite time ukabona biranakunda ukabona n'amahitamo yawe nta kintu agutwaye why not tudahitamo akambwiza ukururi ikihebe ukura umwana mu menyo ya rubamba kuri ukamutsindira bimeze nko kujya kubohoza intara uzise ngo nta hantu yarari ari amarira se yaraye ingona wari urihe nari ndi mu bihanga yo menya ari byari ibihanga nta hantu yarareme cyangwa ntago muzi hari hari ntaho uri kunyumva neza hari ikintu kiba mu buzima ugasanga ntago cyaremewe umuntu oya kwa kuntu ushaka kujya kugura umwenda mwana ku giti kera umva ngubwire fundi kera hari imyenda abagaho bitaga sinzi nawe yize ngo papa arankunda ndayizi papa arankunda ndayizi iyo myenda rero hari igihe umubyeyi agenda akawukugurira sometimes ugasanga umwana yawukuriyemo umukobwa umuhungu akagura umupira ugasanga wiri umusoso wambaye umupira gusa kandi ukagira ngo no hasi urambaye rero hari imyambaro urumva imyaka tuba turi musanga bitagendanye ngewe rero nimuze kunjyana n'ibintu by'imyambaro ahubwo icyo nashatse kuvuga ni yego uyu mwari muri kubona yari afite umuntu we kandi ubizi ni umwegera neza unabizi ariko kandi vuba ngasha no kuzayibereka man rega buriya ibintu byose ntago birangira kuko nguko hari ibindi bintu bigomba kubiherekeza suri nk'ibiki ubwo ibintu biherekeza ibindi se nimubizi vuba hanga mushobora kugira se oya da ashobora no kwibaruka oya yego ashobora ntago babivuga gusa ibyo biba byarabaye iyo bivuze ubu
ko biriya hari igihe wasanga irimo Veke arimo akora ku nda y'umwana akagira ngo niyanda y'abagore bavuga biba bitandukanye biba bitandukanye mumbwirire nanjye kera nawe niko wabyumva kera nari nzi ko umwana aca mu mukondo nese Mike ayo makuru se tuyakoresha icyo dushaka ayahe ko vuba ahangaha hari ibimenyetso ntabwo byabura kandi duhereye kuri urwo rugero atanze nta kibazo reka ngende mukuru mani cyangwa njye ntabwo narimenyereye ibyamamare bitanga aya makuru gutya ubundi narimenyereye guhangana nabo babihakana aba bari abakera abasekara abasirimu gutwita si ikosa niyo naba ntwite ntacyo byabitwaye yego ko ngenzi neza ko umwana ari umugisha yego ko njye umwana wanjye niwe wambere umugisha kugeza amagingo ye ntanamubonye kare muri video ntarahandi se naba namubonye uri kumva rero njyewe nwise ntacyo bitwaye ufite umugabo se ntabwo ndi mayibobo nka babandi ngaho bahise bapunditi bano punditi rega punditi ni umusore mwana umusore yagenda akamara imyaka 10 akagaruka uko yagiye ikibi ni umukobwa wamurwanya wose ukamurabira kubona dore nguyu kuva namumenye ntabwo yaba singo singuyu ngana bihakane mari ndacyari umwana ngaho umwana wijyana i Buganda baho umugore atazankubita ngaho nikagira amahanga bimwe byanzovu ubu ngo bavuye ahantu bita anatete nari uzaho hano ntago nageze ase pundi bya bintu biracyakora byo kugenda inyuma y'abahanzi kabona birakunda ntago mbizi umva ukiza ububwa ariko umva ukiza ububwa ibyo bukorera abandi ndimo nkora video kuri kutavuze kuri kutavuze nandi mu mihanda ya Zakaka ninkubona wasubiye oya yewe ntago nirukanye y'abahanzi ahubwo ikintu kibaho kuko nese ko nta makuru mangiye gutangaza nta kintu ngira nasinangiye ukiza ububwa bukubitira abandi koko ndakumvishe ntunyumvise ntari bariko tu hanyuma ni filime y'uruhererekane kujya tunabare kure mujye kuri TV niyo yari bazanye nuko twivanzemo harya kuri TV mu yabisangaye aracyafite umwanya mwamuna dutera story mahoro vekera ahubwo uriya nta kibazo uriya mukanya avuye ngo kure umwana biganye wabyaye nabo biganye bari kubyara baraza cyangwa nanjye nako giye namuboneye kandi tumaze igihe tuziranye nahoze mu myaka nk'ibiri cyangwa 3 ubwa mbere mbonye yambaye nyine ukabona ko afite icyerekezo avuyemo ntibumva se ntabwo ari gutyo gusa baza ko nanjye simufata video ari he ariko icyo ndi buyimaze sindi buri kintu ndibuze kwima ngarashaka umukecuru kandi wa undi yaramuretse turetse mu Buruseli ko aribo baza bari kudadabira ngo mutunga ariko gushaka umukecuru turadushinga mwana turadushinga arasore dukorera Kigali ukabona mu gitondo kugenda mu modoka akanobobwa ubwo gutese tubwireze gutese Miki umuntu w'umusore ufite amaboko n'amaguru ngo ushaka umukecuru akomeka tureka gukaza uyu mujyi urawuzi rega nako nakazi nk'akazi uyu mujyi urawuzi umuntu afite imodoka agendamo bamuguriye inzu ntago agikodesha urumva kuri banke buri kwezi abataho amayero uri aho ngaho bazajya bara muri gym amuteye nutakora amasaha 3 urabinzu nta cyarajya muri gym akore ubundi asijye ku kazi usa venkeri kwererwa yikaraga hano ndetse ko hano hakora 3 nimba ibyo niyishimye umuntu w'akazi na zirambaraga zatandukanye iziheze ndetse saba ari kwishimisha ara nta buryo bukibamo bro oya ariko wabibonye yari uburoko wabibonye wabikora ukakora n'ibindi ni ukumutera sayi nukamenya kumujyana ku kazuba ngo ujye kumutaraganya akota akazuba akota cyane kintu kigunda kwa abasore batateruye ako sani Kigali birahaba man hari umusore nzi nakantu gato ariko nago ningoga mujye kukavuga yagiye ahantu biti Buruseli yaje kumwizanira umukecuru agezeyo imitsi yani nyuma yose itibana y'umugongo y'umusore hoya y'umugore yo mukecuru umusore rwose ngo ramutera akamenya kazuba akamutaraganya akamenya ko mukanya niyazinye ndiremereye cyane abusubiza mu nzu akamugarura ko ka saa 9 kari riri kurenga ariko akabaho neza kubaho neza iminsi kicuma wese kutabikora kandi barateruye urabizi se chawe emi aha hanyuma hari ikibazo uyu munsi nahoze nibaza ko nzakibaza umuntu wese tuzahura w'umukobwa ariko umusitari wari umusitari ntabwo uri wese kaki ubwo ako gakereka nkakoresha ubwamamare
ntutinye ko hagari hano n'ubundi arabizi ko bibaho Yego. ubwamamare bw'abakobwa n'ubw'abahungu bisa naho hari ibintu bijyana ariko iyo bigeze ku bakobwa bimera nk'ibibi exposure sibyo ukabona ibigeragezo by'abagabo byinshi n'abasore Yego. byanze bikunze ntabwo uri bumbeshye kutahuye nabyo njye ntabwo nyambeshya ahubwo wahuye nabyo ubyitwaramo gute ngewe kuri ngewe kubwa ni ukuri kwanjye ntabwo njya mbeshya abagabo ntabwo nyine barakwandikira ari benshi ngewe wenda amahirwe yanjye ibiboro byo kuvuga ngo aba diaspora ntabwo bijya binkurura nta mu diaspora uragufatisha ntabwo bijya binkurura kuko ntabwo nkunda kuvuga ngo mbonye ngo ngende ndumva namusubiza ariko baba bakuri bubi ntabwo babura baba bashaka iki ariko harimo n'ibigoryi imana b'ibigoryi kuko hari ugeze kumbwira ngo ni amafoto y'inda yanjye kamabere mpita mutuka mu diaspora waguha iki wese ariko nyine ari ukuntu umuntu muganira bisanzwe atanya kubwira ngo aragukunda none ngiye bazana agaturufu ngo dukunda umwana wawe kandi aba yagufatisha ntabwo wakunda umubyeyi agatanya kubwira nyine akahita akubwira ngo umva ngo rero ngo akahita kweza nyine kuko ngeri nka amafoto bari hanze yanjye menshi akahita kweza nk'amafoto yazuminze nk'amatako yawe ngo nyine akahita ngo wafate nk'amatako yawe ibintu nk'ibyo ariko ngiye mpita nkubwira nabi ntabwo njya meze ngewe wenda nicyo kikurengera kuhita umubwira nabi impamvu wenda ngewe ibyo bintu ntabiciyemo gutangira kumenyekana kwanjye nawe mfite umuntu dukundana ntabwo ngewe iyi industry ntabwo uyizi uri wenyine nawe nabayise ngo ni nk'amezi nk'atatu zo gushakisha kandi icyo gihe nifite stress nyine ngakomara ibigeragezo bibamo ariko si karande kumva impamvu cyane cyane abakobwa bahura n'ibishuko amara kubona wenda yamenywe n'abantu wenda amafaranga ataraboneka make akumva akeneye kwitaho nk'ubuzima bwa Shadiba yego akibagirwa ko Shadiba ashaka kuba amaze imyaka 10 mu gakino yego akumva nyine ahise akenera ubuzima burenze hita afite cyangwa hari igihe hita banini nta mafaranga ufite akumva akeneye kwitaho umuntu wa danje aho ngaho umva nawe ubwawe winisabira pase ku bashuti bawe kugira ngo nyine utwike ugire ubuzima buhambaye nyine abantu babone kuri nyine ko amafaranga ari kuboneka kandi ugasanga ukina muri filime bakwishyura 30 ku munsi yego rero ibyo byo bibaho ku bakobwa ibishuko birahari byinshi ariko biterwa nabo nyine kumva ko akeneye ubuzima burengeje we yego kubutsinda se kubitsinda kubera ko akenshi uba usanga amazina yabaye manini ariko ibiva mu mazina atari binini ega reka nkubwire ngiye umuntu kuba munini ntiyinjiza akenshi biterwa nawe nimba uri muri proje y'umuntu ni byiza ariko nimba umaze kugira izina nawe umaze kugira abantu bagukunda kuki utagerageza ibintu byawe gusa abantu bose baba bashoramari mu gihugu YouTube ntago bisaba amafaranga kuyifungura na bando z'ijana zafungura yego ugakora ukagerageza ibintu byawe kuko n'abantu bose bageze kure nuko batangiye kandi njye natangiye YouTube channel maze ukwezi kumwe nje muri industry n'abantu banzi ndavuga ndatangira nkajya nkora content so guhamagara aba star yego biragenda ziranamenyekana n'abantu banzi kuko ngewe ku giti cyanjye numva ko ngomba gukora ibintu byanjye yego urankoresha muri projet yawe ni byiza ariko ejo wanyirukana kuko umukira ari gukoresha ariko mu gitondo yakwirukana akaza nundi urwaye ukwezi yagusimbuza undi cyane giri mu bintu byawe rero ufite kuntu bikontrola ufite kuntu ushaka kwitanga ukavuni kuvuga ariko ngende kuvunikira ibintu byanjye yego kuko uko wagenda kose nanjye mfite filime uko waza ukanyinira kose ugakina ibyibaho n'ibitabaho tugiranye akabazo nagukuramo mwazana undi sinakibuka ko amafaranga ninjije hari uruhare yagezemo bahita wirukana kwakunda oya nta muntu ugenda mpfa kwirukana ikintu nabwira umuntu wese w'umukobwa ushaka gutera imbere witangira gutekereza gufunga YouTube channel ariko yitya biri kuzima rwana nabyo mu gihe nyine abantu bakigukunze nubaye ibintu byiza reka nkubwire ne wafungura YouTube channel nta muntu ukuzi ugakora content nziza bakagusharingira barakureba iki kibazo kirasubizwa naga promoter kirabaza ngo mu batubarize impamvu abakobwa benshi bakina filime mu Rwanda baba barabyayeho mwaranabyanditse hano oya
mwarabyanditse mu kiramo reka gasubize nese barakubeshye oya none se nakubita umuntu se none se bameze nkaho bamubeshye arazirikana cyane ngewe ibintu bimvugaho byose akenshi ndaba mbizi nyine ngaho reka dusubize nawe wituze oya bureka mane niwe ariko impamvu narebye ndavuga mu bakobwa bose muri industry babyaye Choice ibonye ari nge niho uri imbere nugera hariya muri The Choice ubabaze ntibagucike ndababaza ariko bagushyize imbere ifoto ya mbere niyicuruze reka niwe watwikaga ese wagushyira umuntu w'igicipuri umuntu wazimye anga nasubize ngasoba niwe gisoma ubundi urumva yenda ntago ari nge ndabashatse kubwira kubera kurumva nawe aragusubije ariko uko mbyumva sometimes muri filime hari ukuntu baza ugasanga haje umuntu nyine aje yamava muhira yabo yego yahuye na director amubwira ati tubanze tubonane ukuntu nguku uri kubyumva unarebye n'abakobwa bajemo kera reka ureba abandi ba kera bahere muri zabamenya ba biju ba ketchup nyine benshi ba masava hafi ya bose ubundi filime ikunda kuzana nyine bari macho ukuntu bakuze ugasanga rero n'abantu bihirinze kandi babikunda sometimes ugasanga umuntu ushaka kwiza muri showbiz atwike kandi gutwika urumva hari abasore nyaryo udashobora kugeraho nyine ugende uko waje nta cyicuma niko bijya bibaho ariko ubwo rero niyo cyo ushavuga ku bantu ubwo burya se nuko bigenda ibyo bintu bazige ko ntabyemera gutya ubwo noneho tubwira uko byumva ko iyi ni open debate yewe reka nkubwire hano ubundi sinzi ukuntu gusaba ijambo byaje nza muri industry ntagira uwaka ijambo hano urumva yenza muri industry naje nzanywe n'umujama bita Bondoki hari ryari 2023 mu kwa 12 yego ibyo nijyo kuvuga ngo ruswa z'igitsina iki ngewe ndakubwiza ukuri kwanjye ugiye kumakaza ukabanza ukambwira ngo mikingo tandaraza amaguru ugiye nzi ko niyangutandariza koko nibyo ako kazura kama ese ubwo bwiza mfite inyuma yanjye ni hari ababundusha ejo uzabona ukabona ko nabo bagomba gupfa none wapfeje oyanjye nagupo byaba rabaye se Bondoki muhura nageza kubwira Bondoki oya reka Bondoki yari yarakoze impanuka baramuha amezi 3 atemerewe reka yari yagize ikibazo yafatiranye umuntu ufite ikibazo aho akiriye yasanze baramufashe inshuti yanjye ko bimeze iki ndi gukubwira ariko azagufatira yarakize kuko byararangiye n'inshuti yanjye wamugize umujama ngewe abantu bose muri industry n'abajama banjye ntago ndi oya njye abahungu bose tuba ariko iki ndi gukubwira urokorwa nuko ari inshuti yanjye harimo abakobwa ayanjye ntago nyapfa gutanga uzabibaza uzabikubwira uri inshuti yanjye rata shana hari bariko ubishaza gihagaze nyarugenge umuntu ubundi ubwiye ngo ubundi shuti umuntu nyarugenge ni umuntu ufite ikintu nyine mu bwana buri munsi ku munsi bitaniramo bwabo shuti bugiye kure umva mbwiye namenyanye na Aga ukumva uyu harimo abahungu b'inshuti ze bansabye ibaze iyo mba narabahaye hari iribise oya ubwo ni nk'abande ntago mbavuze nawe uratangiye oya ariko hano tuvugisha ukuri nasa miki hari ikibazo ubundi ubaye warabahaye oya impamvu ndi kubikubwira harimo waje aramubwira ngo uriya mwana ngo njye namuriye ngo nirirwaga muha pasi abeshya twarahuriye ahantu umunsi umwe gutyo gusa bagiye kundangira akazi bikanarangira nkahita nigendera nyine uri kumva iyo biba byarabaye byanyabye nese byamubujije kubivuga nubwo bitabaye ese kuki yabivuga ashaka kugera kuki oya niko hari abajama bateye gutya oya man hari umuntu kuri dekuru byagenze ko turi kwa Kibonke mu gaceri turi mu gaceri kwa bisanzwe n'agakoko abazundi abayumva umwana ubwo nane maze kumukofirima hari ukuntu umwana bamaze kumubika mu mufuka byararangiye urumva warapfundikiye umutwara nyine hari ukuntu umwana namaze kumubika ukuntu muniga umwe urumva twicaye umuntu nandi kumwe na Kejo nabandi sindi bavuga ko ndo no muneta yumbikanamo ahita azamo aravuze ati ura mwana urana namuhe kinyati ura rwose nindaye yasoma kantu k'indano mva karangurugusha nagasi uyu muntu ko sanzwe nzi ko agira amagambo nkaya ngaye ikintu bisaba ni kimwe ndabanza nje kumenya koko agira nako hari chat baganira nawe n'uyu nguyu nimutafata telefoni ujya murareba muri message sanga ni hi bro ibyo gusa ahubwo muharingi za link nangaza buri munsi zidasubiza no naje uyu nkunda mwita ngo uyu muntu muzanye gute umuntu nandi tuziranye rwose arabe warakaye yego
Tambwa ati kunyeye arakunyira ubana n'umuntu kabumunsi ngo Pundit ko tubanye gihe nzi ngo Pundit ni umuntu y'uno nzi aha nanye kunye zawe nye urahazi aho agira intege nyurahazi ni habo urumva ariko muniga ibyo bintu mbi muzonye ko agenda avuga bitana nabyihora urumva se nk'ibyo ntiwabikomeza none ari n'abaniga bawe ndabyora ariko niba ari defo nabonye mu buzima nukuba uri kumwe n'umuntu akaza kugira ngo uyu muntu wakamukubwira atazi ko umuntu mugirana ibiganiro byinshi cyane cyangwa ari umugore wawe mu bundi buryo yana abakiri sheri tweko byita by'umugore ariko umuntu akaza kubikinira ariko bone no mugore wati cyuka nk'uwo muntu wareba nk'inda amwegekaho bahise bamumenya oya indumumenye umuntu ufite indaho muri show business nazi ninde ndabizi se kandi none iyo biri kose usanga byarabaye ko biri kose asibe ubundi bari kubikora hiki ni mpagari benshi usanga byarabaye already umuntu muhura ari ubundi buzima yaciyemo naho undi wari guhezemo ese ego iki nako bikora ni iki wumvishe ngereka nkubwire nza muri industry uko yarangije arambwira Miki ahantu uje umuntu arakuryeje akaguhundi bakaguhererekanya uburyo usanga aho bicaye bakugisa ikiganiro abo babunduke nabo nibo batuma abantu bimwa n'umugambanyi naje mbizi nyine mbizi neza twaragambaniwe nyine ko kurya bibaho nyine mbizi ko oya twaragambaniwe ese nuko umuntu aba atarahuye n'ibyo ngibyo none se umuntu amenya icyo ashaka njye nagiye menyana n'abantu bazima to none se Miki gufasha nta kindi kinagukurikiyeho ubwo bari ababyaro nabo biterwa n'iki abari ababyaro nabo biterwa n'iki ako kubanza nta babyara bari muri filime cyane cyane ngiye kubwira ikintu abenshi bazizamo barabyara bazizamo benshi barabyara ese yareka nkamusubiza ntacyo musubiza abako akenshi tuzamo twaribyariye tuje gupagasa yego ugasanga nyine twe tuje tuzi ikintu kituzanye apana kuza tuje gutwika ugasanga akenshi nitwe dukoze birazamutse bakavuga abakobwa babyaye ba industry barayikabye kandi ntago ari twe twenyine tuyima abantu batabyaye maze bari mu bench abantu babyaye se nibangaye ni bake abo zanze gushyana batarabyaye oya nabo suko banze oya urumva reka mfashe Miki reality hari kugeza aka kanya ntihagire ubyumva nabi hari abana b'abakobwa benshi baba bamaze kubyara akenshi ubusanga batana abenshi nabo baba batakiri kumwe n'abagabo babyaranye ega muri viziyo ari kuntu umusore agutera inda agahita yigendera noneho at the end of the day ikibaho umukobwa aricara agashakisha akarimo k'amaboko kamufasha kubaho neza n'umwana akabaho yatera igiceri mu kirere wenda ntari bujye kwaka akazi muri banki nta handi hanabona hahari yajya kwaka akazi ahantu hari akazi wenda gukina filime buriya ni nko kuririmba buri wese yabikora ahubwo ikibazo ni kimwe kubikora neza cyane kuruta undi bitewe n'impano niho hagaragarira impano wakabona gukina filime niho yakwerekeza akagaragaza impano ye byaba byiza ikamuhira ikamutunga gusa ibyo bano tubona bahitinga hari abandi benshi nabo bagenda bamanuka buri munsi binyabyamo nta mpano bagahita bavamo njye mbona akenshi baba bashaka ubuzima kandi birumvikana ko byo biba binagoye mwana hano hanze y'umuhungu oya filime biragoye ibaze ko njye nagiye muri filime umuhanzi mukuru mu Rwanda nemera aramamagara akobwa ati inshuti aramagara kwibera nyuma ya kamera wamba bariye ibyo bintu kabireka ko njye nakucishijemo ijisho nkakureba neza nkakureba hano iyo ntago ari ibyaha kuva uwo musa yaramamagaye wa wundi Wani Deben Deben yarambwiye ati agamba baranaki reka naki gatuma ariko uve mwabigize ibanga hano ariko hano nta banga tugira uje hano ufite ibanga birabakabaye uri kubyumva arambwiye ati aga bireke biretse basi umugore nagomeza bikora niko kazi ke usure mu bintu byawe kandi ko mbicishemo ijisho nanye yiye nisuzumye ko ni munanya nakikonorora sanga ibyo byari ngo nyamara nge nabona kubirimo neza kubera ko Deben akubujije oya naga ko Deben ni umuhanzi mukuru kandi tumaranye iminsi nyine aranze yarabimbwiye ariko Deben we introduce aga muri industry aramwuba oya ngo yone wagize dukomeze ibyo ngo bireke yego wowe buri kiganiro ntugikibazo hano nta muntu reka wowe nubwo nicyo uvuga uravuga urumva Puni abimbwiye kandi koko nanjye ndara filime ubundi kugira ngo njye utangira kuvuga ngo ngiye gukina filime
bwaraciye mu gitondo abarambwira ati ariko rero nagize igitekerezo uyu nguyu twicaranye Mike ati nagize igitekerezo Ati kandi twicaranye. ibintu birahita bikora cyane yego yanditse filime amasagonda angahe filime yari irangiye urimo araza arayinyerekana abandi no kubyanga ngo ati ntabwo nabishobora rwose ariko kubera aba director arimo Bunduki na Michi yego na Michi director then baranyekana bavuga ati byenda uko bishoboka ndabikora ariko abantu babibonye bamwe namwe bamwe mu gikaratisha ibintu ushaka wakigendera gake yego wayisubireka uruzi ko bishaka kugwira kuruta n'ibindi byose wakoze nanjye nicyo naringiye kumubwira kuko The Ben si umuhanga mu kureba filime cyangwa se nawe umubajije atangira umuziki nawe ntabwo yabigiyemo ari abantu benshi harimo na mama we reka nkubwire ikintu ngiye ku giti cyanjye iyo uhuye na Kiramana akubwira gute arakubwira ati nimba umuntu watugoye gutoza gukina ni Mike none se byarangoye ariko umunsi ngiye nahuye n'umugabo bita Polonel Nyirinzira y'umusaraba niwe muntu wangiza umukinnyi noneho n'abandi bantu bakabona ko koko nshoboye ese kuki aguta mukoranga w'umukinnyi kandi muri kumwe umuzi uzi ibyo yakina neza rero ngiye nanjye namuhitiyemo kutabikora agakora ibindi bintu biri ku ruhande ariko gukina filime wapi tujye muri vlogging ni sawa cyane vlogging iyo mwayinjiyemo gute muri make yo nakaza abantu babana bakundana babikora twinjiremo nta kibazo twari turi mu rugo byaje gute waba uri kurya kagashyiraho karate nyarugenge wabona ibyaye kandi ziranarebwa pe yego birabyo twari twicaye turi Kicukiro mitamubwira hari ryari muri Saga mitamubwira reka twikorera akaganiro uploading ture byari byo kuri channel nta kintu cyari kiriho dushyiraho turi kuganira nge nawe tubona birakunze ariko tukaya tubikora ari ibintu tudaha umwanya rero twatangiye noneho kubiha umwanya tuvuga ati twajya dushyiraho video imwe ku munsi cyangwa ebyiri ariko noneho turi kubana yego iki gihome kizarangira cyangwa ni filime itarangira ni series izarangira ariko ntabwo mu gihodi izarangira ariko ntabwo tuzigiye izarangirira ishaka kumara umwaka imyaka 2 bizaterwa n'umwanditsi ariko ni filime nziza umwanditsi ninde yitwa Olivier ni umuhungu ukiri kuzamuka ufite impano ni umuhanga mu kwandika ni umuhanga pe yego ni umuhanga kandi nyine ni umuntu uzi icyo ashaka ari mu bantu nyine ngendagoye umuntu nyine kunyumvisha ibintu yego ariko ari mu bantu twaganiriye rimwe kabiri mitamubwira ati uri umukozi muhuza na Polonel nawe aravuga ati uyu muhungu afite impano none se ntabwo muzi n'ibizaranye cyangwa itazarangira cyane uzabigena reka mubwire rero ukuntu filime iba imeze igenda ihererekana filime ishobora kumara n'imyaka 5 bitewe n'umwanditsi na story uko imeze cyatwe tukavuga ati mu myaka 3 iyi filime igomba kuzarangira tugatangira indi ako ntabwo twaya tukubwira ngo izamara amezi 6 iryoheye mu mezi 6 se yego izakomeza guca hano gusa yego aho ngaho kuri yaga cyareka bayiguze ese umva zacizanye ibiceri n'umwariba ariko nyine bora hano tubona n'ahandi uzatubwiye nicyo ratangiye nivugiraga abonanira baganirije mu kayimu oya nari n'ubusanzwe n'umushuti wanjye nanjye ubwanjye namwibwira ibintu mubaze ko nakuri kuri standard nk'iyo kujyana kuri zacu ni platform nziza rega nayo isibo yakagura TV nkuko turebe gutya gugire ngo narize ngo ni radari na radari yakagura ariko mwarara amasound arimo abantu bajya bayumva bajya bayumva nabwo bakaryoherwa iyi ngiyi serimo muri radari irimo irahagije baba bayidusaba ngo bayiririmbiremo cyaze we ko isi uvuga nk'uwakifuje oya ahubwo bwa mbere nce mwana biranshimishije tu biragushimishije wow how do you feel nanjye bangu pundi tunu bwa mbere dukoranye ni kwa karuga kabiri ngese n'ubwa kangahe bwa kabiri ubwo reka dushake n'ubwa gatatu vuba yako n'ubwa kabiri reka dushake n'ubwa gatatu ariko abagize barongera ase agakuba babizanamo imitima mibi none icyakora ko ngiye mu mugabo wa mbere Kigali utita ko ngo ari kuri umugore we abasore mu mvugo yumvikana ngiye ntabwo nabito kubera ko ibyo ko baba bari kumureba nanjye niko namurebye ahubwo we n'ubu ufite amahitamo yo kureba ngo se ari kundeba wenda ikintu kiri witonde igihe wamurebaga koresha amahitamo igihe wamurebaga hari ahandi yarari wabona bamurebye nawe bakaguhubuza rero reka mubwire ikintu mujya mwibeshya agatwa myanya naratandukanye na Regis ariko yatangiye kukureba ukiri kumwe na Regis
nyine kumenyana ni Duhura. kimwe Duhura. oya apana muhura umva noneho ukuri kwanjye. bwa mbere Abangaba- mwari kumwe oya baburetse urazana bya bintu reka mubwire ndava gaho Okay. nta kibazo reka twibwirire ariko asa rero ngiye nuko kuvuga ukuri ko numva nawe uhohoterwa banza wumve Ibi ni ikintu ibintu bisanzwe. banza wumve ikintu akunda kuvuga reka wajya mbyivugire kukivuga Nese akabyivugira oya reka mbivuge neza reka mbivuge mu mvugo nziza oya ari ibintu ameze nk'umuntu ushaka kugira ibihe rero twamenyanye mu anniversaire ya Nyambo bayikoreye iwabo kwande ahantu kwaga kwa aga uri kumva anniversaire ya Nyambo yabereye kwaga sawa we na nyine we na Titi no bari bayikoreye bataratandukana sinzi ubushuti butarashira batarahararukana uri kumva yavuze ngo ubushuti bujyanye ni deep nibwo Umwe atarahabwa banza undi. wumve njye nabanaga na Nyambo wowe banaga na ego Nyambo nari nje mu anniversaire ukundana na Regis nari nzanye na Regis n'ubundi mwaranazanye ego ubwo navuze ngo iki aha uri kumwe na General agasubiza Benda ese ase wasubije reka njye mbyivugire reka mbyivugire akabanza Yego, umusubize byivugire. banabanza umusubize Yego. Ikintu umubono wavuze banza ngo usubize ikibazo cyawe banza umusubize nubeshye nandi kumwe na Benda wavuze ngo iki umwana yinjiye yambaye minipundi ya mama yake mbwira Benda Eh. ntabwo Benda uyu mwana ko ndoza ameze ukuntu ndetse niko wavuze Oya. okay none si byo Miki biri nibyo yavuze yarambaye nyine nese uri kumva wenzi ko utajya ubeshya Yavuze yaravuze gute? ngo uyu mwana ko mbona ameze ukuntu wapi yari yavuze gute ubwo se umuhungu yakubonye wambaye minate Yavuze gute? Yavuze gute? ntabwo yambwiye ibyo yavuze ajya ampisha aga wavuze gute gusa Urumva ikintu gihari. icyo kuri wavuze ni iki? waramwifuje ikintu gihari iryo joro warabimwifuje waramwifuje reka tuvugishe tuvugishe ukuri hano ngere to be honest nibwo bwa mbere ngiye nari mbonye Miki nari raje kuvuga ngo kuri YouTube akoranaga na Regis Yego. nakoshye ntabwo nari mbizi ahubwo oh my god uratuma mbivuga yego uraza kubivuga none se hari Mukoroze ikibazo nabihakanye reka mvuge ibyanjye reka mvuge ibyanjye nawe uravuga Sawa. uravuga ibye bundi njyewe Eh. baje muri anniversaire uko abikubwiye Yego. ntabwo nari muzi njyewe mbona ukuntu umuntu noneho we yaje nawe azinye keke yo kwita atunguramo Nyambo mu yindi anniversaire Yeah. icyo ni ku cyuma noneho kandi aho ngaho yaraje ni home najya kubona umukobwa atangiye kuzenguruka Mu ari cyumba. kwihisha n'ibiki nicyo cyatumye njyemo attention cyane yego Uri kubyumva? n'akamini n'akamini kikobe nukaba mu rugo ndakabona bro n'urwibutso ujya ukibuka inkweto ze yambaye zo ndazanga kubi nawe arabizi kubera barazibye ariko barakoze ubwa mbere umuntu ashimiye abajura mbaza ngo byagenze byagenze gute njye cyo nese nkora Eh. ibyo byarabaye birarangira yewe icyo gihe yarakinywa n'inzoga baraza Ubu yazivuyeho se? baranywa Yaraziretse. noneho hari ukuntu noneho banywa bakibagirwa ko bari buze guta bakajya ngo aho hantu nta habo bakanywa nk'abari iwabo twari benshi rata muri anniversaire yasanze ngakomereza oya reka ndacyari muri story Ari kubeshya? gucana mu ijambo hano biremewe hari ibintu nanga hano iriho ushaka uca mu ijambo Dufatiraho. banza wumve ngiye kinaga mubwira twari twaje mu anniversaire ba nyina anniversaire babaga bataradusezerera yego mukinywa icupa ikindi kintu cya mbere ariko muri mu rugo ariko icupa rw'abantu mwarihamije bundi Yego. saa kumi saa cyenda za nijoro icupa barikiri kuri hamwe no uyu nguyu noneho Yego, muri somo. yanywaga amarura bro yego kandi amarura atera ibindi bintu yarahagurukaga nkonye bano ngiye kwicara yego noneho hari undi muntu baba bari kumwe noneho bari mu tuntu nkabona ni Ntuzi ibyo ari byo. inyindi nawe uramuzi Yego. yari inyenyeri cyane twari benshi n'ubu nsize twari agiye benshi kuri somo banana n'abandi ikintu nakoze nahise mwamujyanye natwe turi kumwe reka dukore strategy noneho nabwira ati akambwira ati abantu gusohoka ni ikibazo reka ibyo tubivaho ngaho mwari mwabarambiwe muri biza make kurangira ndavuga ati noneho baragiye noneho nanjye kubita nawe nawe mba nibere kuri live mbona araje wavuze ngo iki baretse uvuge neza wabanje ukahita nkavuga eh uwo ngera umukobwa nawe singa kera harahiye aje tumati uyu ni wa mubebe nabonye ariko icyo gihe akimara kwava naje kumuha attention ndeba iboro bakwaga na Regis urumva yego aje ubwo aba aravuze arakunyemo muce mu ijambo muce mu ijambo yarambonye kuri live yego aravuga ngo crush wanjye araje aranzamura tangira kunyereka aho hantu uri kuhanyibutsa mpita nkubwira ngo ni wa musore wambara isaha nziza siko nakubwiye ubu siri he ntaho nyine iyo umuntu yubatse waratsinze nyine banza wo sara umuperezida wiyamamaza yatorwa agakomeza kwiyamamaza akisi yakate naho twe twahuriye gusa na mbere ya live
twahuriye The Midnight na hostinze twahuriye kabiri ntabwo yaje kukureba oya ntabwo yaje kundeba bwa mbere waje kureba Baraka dore inyuma mu gikari ndagusuhuza se yego ndi kumwe na Baraka ubundi wari uje kureba wa muntu witwa nde kamarade ko wari umuhishe se uri kumva nabwo araza nyine aransuza none mbona n'umuhungu mana unywa fanta uravuga uti ridage kandi wowe wisomera yes pride agiye mitambwira abantu se ndambwira mana uriya muhungu anywa fanta koko anywa fanta arawapi kabisa ridage uzi icyo cyose cyo pundi uyu mwana rero ubwa kabiri njye kureba umuntu bita kamarade yego nibwo namwitegereje neza akora iki se kamarade ntaho nkubeshye ubizi watubwira ni sekonzi ba kamarade benshi ni kamarade wagiye muri Canada okay asha wasimuza ni kamarade nyiri urugendo amwe amwita kamana ufotora ikintu cyose kibaho rero kamana ngewe haciyemo iminsi nyine mutekereza no aza no kunzanira ngo namamaze filime yabo nshyashya bita My Daughter aje hese yaje kundeba adura muri Genesis noneho aza kunda none agarutse ku ngofuri sasa gukonfirma gute namubwiye amafaranga yakora kuntu yeregagiza n'ivyirari ry'abasore abatekanira ngizijyanye n'irari hari igihe hazavamo n'ibindi njye ku ngingo y'amafaranga namubwiye amafaranga namuciye inoti 500 ariko irari urisanga ariko irari ririmo wowe irari namaze tunabonaga nkabona nibezezi nkabona ibintu biri kunambuka ariko ndahumiriza ati senyisa muyazane turakora ibyirari tubireka abarambwira ateka tujye kubitekerezaho tuzakubwira ariko ubwo tukaba turi gutemberana turi kunywa gacyayi gakeya je nasuzuma ibintu byose kwa kuntu umuntu nasuzuma ibintu byose ureba niba moteri ari nzima ayo nita muri control bro byaje kurangira filime yabamarije ubuntu cyane ko cyo zasenyisa ntago namenye ngo byagenze ute ntago yagwaye ariko nanjye rero filime zose twarakundanye imbaraga z'umuntu nagiye ahantu nese njyana urumva muri anniversaire ngeze muri anniversaire turakubitanira nazi ko ari buze ariko umuntu umwe numva yongore yundi kwa kundi buri ahantu kururwa ntago runcika umwana ngiye maze iminsi ndi kwitaho nirukankaho umusenza mutware batangiye gukora akazi ku buntu bagiye kumutwara uko namaga muniga wanjye bita Frank wari ufite imodoka kandi namwe ati sanga hano araza witabaje inshuti ibi nakoze uyu nguyu ntazi ngo yageze mu modoka ute nazi ngo icyarema ngo nakimuzana mu modoka gute byagenze gute nese mugezi wawe ndavuga ati umwana wo kunyanga ncika reka mbivuga niruka nicaye munene naguze ingofero nshyashya wageze mu modoka ufite ingofero nshyashya yego Miki tubwire rekeraho reka Mika tubwire mwatubeshya uri muratubeshya uri kutubindikiranya Miki twibwirire twabonye nagiye anniversaire uwo muhungu rero mbisika nkunda ariko yagize anniversaire ndavuga reka njyeyo oyo sinze ndibyo upima ikirere uvuga uti ndeka mfe kujyayo oya ngiye kurumeze icyo gihe wari waratandukanye na regisseur ariko yarashize igihe bose bari inshuti zanjye andangira ibiraka byo ghostinga nyihostinga yego anakwamamaza mu bubari ntacyo komeza ari postinga uri kumva tujyayo masango uyu ndamusuhuza ngiye kubona ashize umwanya dusohotse hanze mbona nzaniye simino fungo dutaye ndavuga nari ibintu naye nimaze kumva arako kagezemo hari agasamusamo turataha tugeze ndabwira se muragenda mutageze mu rugo baraza agarica rekera nkomereze oya murasaga urasabanza komeza uratumira yimanure ntago nyimanure agaraterese ndaseka ndaseka akayambwira nkaseka akubita ingofero hasi ngo ibintu ngasindi kubyumva undi tubibuka ko natangiye akazi k'umwana namurebaga ubu nigiye kuntu ku giti cyanjye numvaga umuhungu utanywa inzoga utanywa inzoga nta kintu twavugana nyine numvaga ubwo nibwo kumva zangura ataryari uragira ute atari ngombwa ibyo bintu uwo muntu utashoboka mugomba gukeshanya uri kumva zigati zazo noneho arabimbwira barambwira ngo baratashye nyine ako ntamusubije tugeze hanze mbona atashye ababaye ndamugaranda mureba ndamugoma magare nugera mu rugo yaramagaye turavugana birangira ndamwira ko nari bireka tugerageze kugerageza mugerageze iki gukundana ntago wamushubije oya ngiye nambwiye nari bireka tugerageze gukundana turebe ariko nyine ntago byari birimo neza kubera ko nta kintu yanywaga ahubwo mu cyumweru kimwe ni iki cyaguhinduye se ukava ku izima umuntu utanywa inzoga ukamwemerera cyangwa yakomeje ku ariko kubabeshya ni kakazi k'ubuntu bundi reka nkubwize ukuri uyu nguyu navuye ngo iryo joro ngeze mu rugo ndamuhamagara be honest nyine numva naramubwiye ngo ndi muri brag
akaga n'uwo muniga twazanye umushoferi twicaranye ngateko rero buriya Miki yari yaranerese ndamwango bazanye ngewe namaze kugukunda ariko nakareka ntago muzi wari kuvuga ngenda ndi kumwe na shoferi umushoferi witwa Frank ntiwamwumvishe wamutwaye wagiye umufashe kujya gushimura umbarata ngere puni baza ngo byagenze gute ubwo ngubwo icyo nese nkora ntagarimo urumva icyo nese nkora ni kimwe nageze mu rugo mbona ibirura bimeze uko n'umuntu wagiye unwaye nawe amakuru yamaye kuko urumva yarari mu murongo nawe mwiza nkaho ndi ndanahoze nkubwira urumva ni kimwe ati ikintu ngiye kwa ni kimwe yagengera mu rugo njya kuri telefoni twavuganye kuva nka saa 7:08 twageze saa 4 ambwira ati niwe munenyeneye mu buzima dukundane nyuma ya saa 6 urumva bundi saa 7 nahise mbyukiriwe mu rugo sanga yamaze gutegura ku meza ndangije nkuramo akenda ko hejuru urumva mweka ko inda atari nini cyane ariko nta budomino ziriho ikiri cyo nese mwana kimwe ni nk'urunyanya nese mweka ko banza wumva ariko nese mwereka none anga ku gito cyakunda mweka ko nta kibazo mwereka ko hepfo nambara Kevin yego uri kubyumva iki nese nkora ni kimwe mikegera miko ese wataka iki oya ntabwo natatu narariye ibiryo maze kurya ati none urenzaho n'umwana urumva ahubwo yahise nsohoka narya he nahise mvuga ati ubu ikintu kigiye kujya none reka nangiye process yo kuvuga ngo reka ndambagize aricyo bita kurambagiza yahise ajya narya bora no mu mujyi baba hejuru muri bayita gute mu bumwe twagiye oya Monaco abita gute hano bavuga ngo nahako Kigali Universe twagiyeyo bakijyone n'umugore wanje urumva presenter komonse wambe kajya no bizi n'umushiti wanjye yego nyamuga kajya twate kumwe urumva nese mwereka ko twa turi kumwe ubundi ushaka iyo udashaka kwibwa urindisha ibisambo ese avuga ati igisambo gikuru ndakizi reka nirinde barabaniga manzino bakorera abandi baniga ntiwumva nagombaga kubanza kubereka ati dore aha rwose mugende gacyangwa kuko baragize umuniga wo muri showbiz tuhacakiranira niho yatabona ko showbiz ishaka itinuka karahanyuze oya n'ubuse najye oya ngo uko byararangiye byari icyo gihe ubu kumva ko nundi kuririmba ibikoresho byose biri mu nzu n'ubikoresha ari mu nzu Miki wari ugiye kutubwira araho yatubeshye ikintu oya nabi nari kubabeshya ngiye ikintu cyatumye nyine numva nkundaga nkagira ikintu cyankuriye kuri mwana nakubimubwira n'umwana mwiza pe ariko n'ubusanzwe n'umwana mwiza nyine ngende kukubwira n'umwana agira umutima mwiza natwe b'abasore turabizi uri kumva rero ibyo bintu nge ntago nari abantu bose abantu nakundanaga nabi bari babantu babaya uri kumva nyine no kuvuga iki banywa bya bikoresho leta irwanya uri kumva banyine batazi guciringa n'abandi bantu bagira umutima mubi abo nibo mwikundanira gake barimo n'uwo mwahoranye yego ntago njya mbeshya uri kumva ikindi kukubwira rero nahuye n'uyu mbona n'umwana ubona n'idage oya ntago ari idage uko natekerezaga ibintu siko nabibonye nasanze ari umwana mwiza pe kandi ari wa muntu wizera ko ngiye naramubwiye ngo umuntu kayina Regis Gisenyi tugiye gukora video ko nundi twarakundanye Regis tukomeza gukorana ama video arabyemera arabyemera tugi Gisenyi Miss 3 uri bana na Regis yego munzu oya ntago baba uzi ubutima nari magaze genda gake baragiye bageze banza wumva hano ni ubimenyere bageze Gisenyi bro kunyangomba nyine kuna abaniga ari babiri gusa iryo joro ntago nasinze iryo joro naraye nasinze mwaravuganye mwaraye muvugana bageze Gisenyi ngo basanga ibyumba byashize bagiye kurara mu cyumba kimwe can imagine urukundo utaramaramo icyumweru bagahita kugira ngo bagiye kurarana gute se nasumbwa si muri batatu mwese mugiye kuburira bubi uyu namubwiye ati turari tuvugana video call none se ntimwavuga nirimo oya yereka mubwire banza wombe mubwire uranihangana nge nahamagara Serena nkababaza niba nta cyumba cyo mu gikari gihari rega buri ibibazo byose byaturutse oya ibibazo byose byaturutse ubundi byabaye nyine intandaro yasaga n'iryo joro mvuye Gisenyi Gisenyi mwavuye nta kibaye we na Regis reka oya icyo ndi kukubwira Gisenyi nibwo Regis yamenye ko ngundana na Aga ari indirimbo yari igezweho igeze Aga yanu nkana uri kumva no nari nambaye agakomo kanditseho Agami nyine ari ukuntu umuntu ayibona nuko nta byarangiye ubwo mwe mwagiye n'Igisenyi nda nk'abaniga ari igihe ubutekereza uvuga uti hari igihe ari kongera
ariko mwana oya we yabonye ko amazi yarenze inkombe yego ariko wajya mujyayo wenda ku mutima aravuga ati umuntu yagerageza mwapanze urugendo rw'igisenyi kugira ngo Regis ariko ari ikintu agerageza wowe niba byari birimo ariko wenda wowe niwe wamaye igitekerezo ngo tujye Gisenyi ukora iki bibwira ngo tuyo korera ama video ya vlog mwari musanga se mubikora oya bwarubwa pundi nyine yari magerageza ko wagaruka kuko ara ni ku mazi punditi rero ngiye kugira ngo kuko nibyumba ibyo ntibyabuze bintu yari ibyo bintu kwanga uhita ubyumva ntabwo ibyumba byabuze byari byabuze cyari yari Pundi. njye nasigaye mu modoka baraza barambwira ngo pundi ntabihari njyewe aka kanya aka kanya pundi uyu munota tuvugana iyo hataza kuzamo biriya bintu byo kuvuga ngo bahita babifuhiramo hazi ibintu byinshi ko bagikorana ko nyine ntabwo nari umuntu numva ngomba kugira ngo afiringa kamera ngo nkajya muri biriya bintu bari kubivamo nana mbwate mukomeze mukora ibyo bintu nta kibazo nabikwinjiza nabona amafaranga yinjira muri dashboard naresuraga yiwe mbona ayo mafaranga kwa namukobwa ushaka kwinjiza miliyoni irenga na 500 uri kubyumva mu kwezi ndajya kumwicira akazi hasi ngakora ibyo ntari buze mbikore bigende gute kumukunda nawe ikintu cyahindura ku kazi ariko mbona haciye iminsi ngahe mbona ndi kwisanga ku ma Instagram mbona ndi kuzenguruka kandi ngo nahindutse ipine rishyashya ntabwo bizakunda tumubwira uti tuvugane uvayo uzikina se nkorase ezo ngo aba bana baje ejo bundi muri bino bintu ngiye mfite aho ugomba kubicisha nubwo bazi ngo bafite influence nanjye ndayitunze icara nkamwe kuntu tubigenza icyo ni kucyumva ndacyumva yavuga ati ntacyo nubwo isurangi idacuruza reka ze nwe kurya icuruzamo ye niyo yacuruzaga nese nicara ngo ngiye kuyibahata amanywa nijoro icyo bita amanywa nijoro akizi urumva icyo nashaka nicyo bitenge kunyango icyo bita algoritime za Google zimfata zamuka byafashe iminsi 3 mbona banshyizeho kakantu katikinga kuno karakavi ndavuga ngo niba rero ndi recommended ndaje mbereke ikomereza ibye n'umugabo wawe umugabo wanjye yarakoye Miki Igisenyi ngo byagenze bite ko ndumva ariho habereye iyo wari inkuru ya danje baraguteze bakoresha kibimo byashize kandi bihe wowe wari uri mu rukundo rushya Regis atekereza njye ubwo ndatekereza nk'umusore niba atari byo yihangane Regis aratekereza aravuga ati nimba kuri TikTok iyo video atarayikuyeho yanashyizeho video ngiye ndyamye ndi kuvugana video call n'uyu turi kuburira nyine ayifata icyo ndacyemeranya nawe Regis akubwira ati tujye ku Gisenyi gushutinga tutabeshyanye siho honyine mwari gushutingira ngo bwari n'ubwa mbere rega bwari n'ubwa mbere icya kabiri arakubeshya ngo ibyumba byashize akubeshya icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa buri abantu bajya babeshya ibyo bintu ariko ntabwo nyabyemera ntabwo bijya bishira Gisenyi icyo kuraramo muri babiri cyo cyari kibonetse oya yagati ivangamo ngo decide batatu wagatutse yari ndubundi siri mu Jesus yari gutanga umwanya nta kibazo oya ngiye kubwira iki iyo hagati ivangamo siri mu n'uburoko bwa kera none kuri 40 siri mu we yagomba kumva ibitekerezo byanjye ntabwo byari ukundi agomba kurara turi batatu nta kibazo byari bitwaye yego ahubwo ngiye nyine impamvu mvuga ngo niho ibibazo byose byaturutse byose nuko twavuye Gisenyi tugeze Kigali impostinga ariko atagaragara mu maso ubona yabaga yambaraga gakamera umuntu atagaragara mu maso kira kuri status bisanzwe akibona yanyandikira igitabo ako kanya urumva umujene yaravuye nanjye ndamwumva mvuye Gisenyi kugerageza gukonfirima none tugeze Kigali ukomeje gukonfirima gupostinga turi Gisenyi narakinnye cyabwa arakiye jisara rakamunataha yego mva video twakoze video 3 nishyura mu bari mu bigogwe nishyuye amafaranga na n'ubu ntabwo twagiye gukora mani ndakubwiye ngo muri make wari umutego we ntiwabimenye namanukanye miliyoni y'amafaranga tugiye gukora ubwo nagomba kubamanukana bose nkabamenyera buri kimwe cyose tugakora Sirimu na Regis Sirimu yari support ndi kuvuga kuri Regis turamanuka turakora bizaji wanjye mani video twazanye yarazisibye ntabwo nazakora bukeye mwarashutinze dushwanye video yazisiba zose video nakoreye nishiye mu bigogwe umugabo nimba yitwa nde ni kimenye wamuje nawe Karegeye mwe w'inka Karegeye namwishyuye amafaranga akoreramo video sinagiyeyo nyine uri kumva baramwishyuye Karegeye arumvikana kubera iki se mutashutinze oya njye nanze kwisibana nimba ipanga nzamuhamagara ko arangiye kubera iki se mutashutinze kandi twahise dushwa imvura yaraguye tugeze bavuye Gisenyi byarangiye imvura nyine yaguye kuko twanavuye tutameranye neza harimo akantu bigaragara ko iki mutego wowe umuntu yashaka ko murarana urangije ujya kurara kuri telefone
Kristo mbabarira uri kumva rata nanjye narakara ikintu nkubwiye ikintu cyambabaje rwasenye iryo joro hano muvugisha ibintu byose ni byiza ariko ikintu cyambabaje amafaranga namanukanye nyine narahombye maze kumanukana miliyoni ukagarura amafaranga ategeze mu 200 ngahe mwayakoresheje iki ubwo nyine aho kurya gukora amavideo byose biba bisaba kwishyura kuko nyine urikumva mama modoka byose ningi kuko ntabwo wabafata abantu b'abasitari ngo umushyire mu modoka gucuruza twaramanutse y'aba video najyanye ntago zasohotse nta kinyine ubwo amafaranga ubwo ni nk'ubutembere birarangira ariko akora mutsezeraga nta kibazo kubera kutamuha urumva yaramusezeye oya ntabwo yansabye ariko mwagomba gukorana mu cyumba gute kandi yaraye kuri telefone nawe ariko mu cyumba kimwe mujya kuri muri 3 yabwiye Sirimu ajya handi cyangwa yaragenda Sirimu ntabwo yari kubikora rega akamubwira Sirimu ni inshuti yanjye rega pundi toye ikintu tumva imitwe yapfubye ubwo uyu nguyu yahamagaraga agakamubwira ati twumvikane murare muri 3 yego kujya bigende ese ntabwo arigise ashaka iki umusoma mu maso ntago mbizi ngiye nta nubwo nabaga mwitaye akora umuntu mukuru meke ntago wayoberwa umusore ufite uko abona ibintu uwo ufite irari oya ngereka nkubwire kuko niba mwaravuye umushwanye bisobanuye ko hari ibyo yifuzaga icyo gihe oya ashobora kuba ataranagusabye ariko nyine yabonye ko wangije oya nyine ikintu nakubwira cyo twamanutse atazi ko mfite umuntu dukundana aha yabimenyeye Igisenyi yarazi kagiye iryo joro tugerayo wumva nibwo yamamagaye abona nditse Agami n'agatima njya ku ruhande kwitaba uri kumva ndagaruka ariko we mwamanutse mwaratandukanye byari yashize nk'amezi 2 avuga ati reka njye kwisubiza umwana ndagaruka naho yaciye rero kugira ngo amenye yuko neza dukundana yabonye nuza profile y'ubukomo Agami ahita yibuka ko uyu nguyu namupostinze ahita nyine analiza ko izina raga promote uri kumva na Miki nibwo yese amenya ko dukundana n'abimbaza namwe turakundana aferi hitirangira ibya shoot biba birapfubye oya shoot yari ihanganye turakora ariko izo footage nazo nabonye yazisibiye iki none se urumva yari yishimye twarashwanye iyo ako niko yarasanzwe twashwana gafite video zanjye tagazisiba yego wihangane cyane nta kundi saa 4 zanyu ndabona muri TV dukomeze n'imiriro yacu mujye kuri TV ubwo tubwira abantu bajye kuri Agami barebe filime yanyu Igihome hanyuma ntagaru ubwa nyuma anytime ni karibu dore ko muje dore muzajye muza nta kibazo mupfa ko mutwumvishe turi muzajye muza muyobora ikiganiro twana kibihera ndabona abantu babakunze dusomye message tunyuze muri message gacya mutaragenda ndabona abantu benshi nago ndi busome imwe ku yindi bari kuvuga bati hagura rwisenyeye gute erega ntabwo rwubaka Burundi rwanye se rufite rusenyukira sawa rero mugire ijoro ryiza mujye kuri TV muri The Choice ubwo niba hari cyo nabwira abantu badukurikiye umwanya n'uwanyu minota nk'ibiri yanyu banzu babwiye baby narinda bagende kuri channel Agami barebe filime bajye kuri Miki TV show bareba amavlog yacu basigaye bayakunda cyane bikandenga kurenza na mbere ikindi twababwira nje abantu bose bankunda ndabakunda ubwo nabanyanga nabo tuzatureba na yingwe ngeye kintu nabwira abantu bashaka kwambara neza bajya muri Peter Style Rwanda ntago nakubeshye hahandi duhuriye mu kanya Peter urane w'umusore ushobora muhamamaza uriya rero duka rona ritangiye ririmo imyenda nk'iri yabimbwe mu kanya n'umuntu wanjye wa kera ahise abimbwira Peter ni umuntu wakambika abantu bakaberwa neza i Kigali cyane cyane abagabo buriya durugero rwo yamitse akabero nese ubona ntaberewe ko ari unyambika unambara nabi ntago ni mu bantu bazi kwambara ngaho bihanganiremo wambara nka debeni ngaho bihanganiremo uvuye Uganda ikihorere ntikizasubirayo yewe anyway ubundi abandi babasore bose abantu bafite ibiceri byabo bashaka baganike TN Rwanda babahereza ibintu byose ku murongo ubwo ni ibiki hari ibibanza byiza hari n'ama office ari hano hafi yanyu hano Rwandex hari ama office meza abantu bose bakeneye ama office mwahamagara kuri 07883333 hari na parking isanzuye ku buryo buri muntu wese ufite business yagenda neza unga inashwanye na Miki uzi ikintu cyakibaho bisaba ko turi buze kongera tukihuza tukabiganira sawa mujye muri The Choice
umaking ashobora kwinjira muri televiziyo wansubije nakwandikiye kimubariza nagusubiza aya namwandikiye arabizi hanyuma nanjye ndabafana ariko ibyo bintu aga yakoze undi mwana ntazabura ubimwishyura